Iri shuri rya Centre Scolaire Regina Deli Angeli rya Karenge ngo ryari risanzweho amashuri y'incuke, ariko ngo ku bufatanye na community ndetse n'umupfakazi w'umutaliyani hubatswe ibindi byumba by'amashuri mu rwego rwo kuriho ubushobozi kugira ngo ritangire ryakira biga mu mashuri abanza. Ni ishuri umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Karenge Bahati Boni avuga ko rigiye kubafasha kuzamura ireme ry'uburezi, agahamagarira ababyeyi kurigana. Twabonye ishuri rirenze ku ncuke, ubu ni ishuri rya primaire, amashuri abanza rigiye kujya ryakira abana bagera kuri 300 b'abanyakarenge. Ni ibyishimo rero, turatekereza ko ari igikorwa remezo kije kudufasha kugira ngo dukomeze kuzamura ireme ry'uburezi nk'uko gahunda y'igihugu cyacu imeze. Icyo dusaba ababyeyi ni ukurinda ibi bikorwa remezo, kuko iyo tugize amahirwe yo kubona igikorwa remezo nk'iki ngiki, icyambere dusaba ababyeyi ni ukwitabira gahunda zose z'iki gikorwa no kuzana abana, hanyuma no kurinda ibikorwa remezo ku buryo bitangirika, tugakomeza kubisigasira kugira ngo bizakomeze gufasha uruhererekane rw'abanyeshuri bo muri Karenge. Bamwe mu babyeyi barereraga muri iri shuri ry'incuke bishimira ko abana babo bagiye kuhakomereza amashuri abanza, kandi bifuza ko hanashyirwa kaminuza, kuko ngo nta cyizere bari bafite cy'aho abana babo bazakomereza mu myigire myiza ya gikirisitu. Ko ari ishuri rishingiye ku myemerere ya gikristo, natwe turabyishimira cyane, ariko kandi rirabaha n'ubumenyi ku buryo bazavamo abana bazajya ku isoko ry'umurimo mu minsi iri imbere, ari abana bashoboye kandi bashobotse. Kuko bakiri muri maternelle, umuntu yibazaga se yazarangiza maternelle muhindurira ikigo, ko guhindura ikigo cy'umwana bisa nkaho bimuderanje no mu buryo buri psychologique, ariko kuva twabonye na primaire bizadufasha cyane, bityo umwana hakurire bakomeze na follow up kugeza igihe umwana azajya no muri secondaire. Ni ukuvuga ngo abana bacu bigaga hano muri nasari ndetse n'abandi babyeyi batuye hano i Karenge, twari dufite ikibazo cy'ahantu abana bacu tuzabajyana kwiga hari uburezi bukomeye kandi burambye. Ni nayo mpamvu muri aka kanya twishimiye yuko kino kigo kije hano kugira ngo abana bacu bakomerezeho, kandi n'icyifuzo rwose na kaminuza turayikeneye. Arkiyepiskopi wa Kigali Antoine Karidinali Kambanda wari witabiriye iki gikorwa cyo gutaya amashuri, yagaragaje ko uburezi ari bwo musingi w'ahazaza h'abato, ariko kandi bikwiye guherekezwa n'umutimanama n'indangagaciro za gikirisitu. Iki ni igikorwa cy'ingenzi mu burezi, kuko uburezi ni bwo musingi witegura ry'ejo hazaza, kuko abato iyo bagezwe neza ejo bavamo abagabo n'abagore babe ibisubizo mu gihugu, mu kiliziya no muri sosiyete, aho kugira ngo babe ibibazo ari ba mayibobo. Niyo mpamvu rero ubumenyi buba bukenera guherekezwa n'umutimanama n'indangagaciro. Na wundi ubumenyi budafite umutimanama ni nk'imodoka nshya ifite moteri ariko ntigire umushoferi na vola. Ibi byumba 6 byubatswe mu buryo bwa etage bije kongera icyiciro cy'uburezi bwatangirwaga muri iri shuri rya Centre Scolaire Regina Deli Angeli, aho hari hasanzwe amashuri y'incuke gusa, ariko hakaba hiyongereyeho uburezi bw'amashuri abanza. Yusufu Ubona Bagenda, Radio TV 10 mu karere ka Rwamagana.